Mana yacu dukunda, izina ryawe nirihimbazwe. Tuzanywe muri kuri uyu musozi no gushaka mu maso hawe twiyereke. Iri jambo ryawe wemeye ko rivugirwa aha hantu ntirizagira inkomyi, kandi by'umwihariko muri uyu mwanya wigaragaza. Muri uyu mwanya uvugane natwe. Ijambo ryawe rize kuba ari nk'inzogera mu mitima y'abanyabyaha. Aba ari wowe utudahamwe ibigugu, uduhunike n'ibishya, mu izina rya Yesu. Ntabwo nzi niba abantu bose bazi ibigugu ibyo ari byo, ariko ibigugu ni ibishyimbo byeze bikamara igihe bigakurikirwa. Iyo ari indi myaka ari nk'amasaka ubwo aba amagugu, cyangwa n'ibindi bikitwa ibigugu bitewe n'izina ryabyo, ariko ibigugu biba byareze bikamara igihe bigakurikirwa n'indi myaka. Iyo hataraza indi ntabwo ibya mbere byakwitwa ibigugu, ariko iyo haje ibindi bya mbere biba bihindutse iki? Ibigugu. Ibigugu rero ntabwo bipfa gushya. Ibigugu bimara inkwi. Ibigugu wabisonzana kuko ntabwo byahita bishya. Ababizi neza bavuga ko ibigugu bidafata amavuta. Ngibyo ibigugu by'imyaka, ariko ndagira ngo tugendeye ku ijambo ry'ibigugu, Imana ize kugira ikindi gishya ibidusobanuriraho, kandi turaba turi mu nsanganyamatsiko ivuga ngo tudahe ibigugu duhunike ibishya. Iyo usomye muri Zaburi ya 58 ku murongo wa 4, Zaburi ya 58 ku murongo wa 4, abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye mu kuvuka kwabo. Iyo bakivuka uwo mwanya bariyobagiza bakabeshya. Ubusabwe bwabo bumeze nk'ubw'inzoka. Bameze nk'inzoka y'ingoma y'igipfamatwi, yiziba amatwi ngo itumve ijwi ry'abagombozi. Nguko ukuntu umunyabyaha ameze uhereye ryari akivuka. Ndagira ngo mbibutse umunsi umwe uko tubisoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Iyo usomye mu gice cyaho, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, iyo usomye mu gice cyaho cya 9 ku murongo wa 58, Yesu yari arimo agenda mu nzira, maze umuntu umwe aramubwira ngo ndagukurikira aho ujya hose. Ndagukurikira aho ujya hangana iki? Ndagukurikira aho ujya hose. Yesu aramwitegereza arangije aramubwira ngo ingunzu zifite imyobo, ibiguruka bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntabwo afite aho kurambika umusaya. Ibi mbabwiye ntabwo cyari ikibazo cya Yuda gusa, cyari ikibazo cy'abavutse bose, cyari ikibazo abanyabyaha bahuriyeho uhereye tukivuka. Ibyaha bifite umwanya mu mitima yacu. Satani n'abadayimoni n'imikorere y'imyuka bibi bifite imyanya mu mitima yacu. Twatandukanijwe n'Imana uhereye mu kuvuka kwacu. None ingunzu zifite imyobo, ibiguruka bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntabwo afite aho kurambika iki? Iyi si imaze imyaka isaga 6,000. Imyaka isaga 6,000 irashize. Icyaha kigenda mu bantu, abantu bakakivukana, abantu bakakigendana, abantu bakagikorana, bityo kubw'uyu mwanya dushobora kucyita ikigugu. Icyaha ni igiki? Ni ikigugu. Icyaha kibaye ikigugu, icyaha kidutinzemo, abantu bagize imvi bakigendana, abantu babaye abasore kibarimo, bashatse kukikuramo byaranze, bakizanye mu itorero, bakijyanye mu nshingano, icyaha kidutinzemo, icyaha kibaye ikigugu. None tuje kuri uyu musozi kugira ngo tudahe ibigugu duhunike ibishya, izina ry'Imana yacu rishyirwe hejuru. Abantu babatijwe mu itorero batekereza yuko kigiye kubavamo, ariko n'igihe bari bavuye muri Yorodani bakomeje kukibonamo, bagiye mu nshingano bakibonaho, ndetse abantu bamwe bajya mu makorari bararirimba bazi ngo
kirabavamo, bataha bakakisangamo, none icyaha kidutinzemo, kitumazemo imyaka nk'iyo tumaze. Icyaha kibaye ikigugu, ariko turasaba Imana ngo itudahire ibigugu maze duhunike mu ibishya. Haleluya. Abantu bamwe batekereje ko nibiga amasomo y'iyobokamana ahari kumenya iby'Imana byinshi bizakura ibyaha mu mitima yabo, ariko bakomeje kubyibonaho, bahabwa intara babyibonaho, bababwiriza babyibonaho, baragenda bakabyisangamo. Icyaha kitubanye ikigugu, ariko Imana irashaka kukidukuramo, izina ryayo nirishyirwe hejuru. Ndabararikira gusoma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto, maze turebe mu gice cyaho cya 5 ku murongo wa 7. Nimusoma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto, igice cyaho cya 5 ku murongo wa 7, muraza gusanga isomo rivuga ngo mwiyezeho umusemburo wa kera. Haleluya. Imana irashaka ko ibya kera byigirayo, bigomba kubererekera ibishya. Irashaka kudukuramo ibigugu, irashaka kuduhunikamo ibishya. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 7, mwiyezeho umusemburo wa kera maze muhindukire mube bishya. Haleluya. Maze umusemburo wa kera utakiturimo, kubera yuko Pasika yacu yatambwe ari we Yesu Kristo. Haleluya. Icyaha cyagize umwanya uhagije mu mitima yacu. Imigirire y'umwanzi yakoze igihe kirekire ikorera muri twebwe, ariko ibyo bigugu turashaka ko bivamo. Kristo yaratambwe, niwe Pasika yacu yatambwe, agomba kutubera ibishya bisimbura ibigugu, maze izina ry'Imana yacu rigahabwa icyubahiro. Bene data, abantu b'Imana bagiye bashaka kuvanga gukiranuka no gukiranirwa, barashaka kumena ibishya mu bigugu, barashaka kubivangira mu mutima, ariko ntabwo gukiranuka kwa kwivanga no gukiranirwa, ntabwo bishoboka. Tugomba kudaha ibigugu tugahunika. Turadaha ibigugu duhunika ibishya. Ntabwo wafata ibishya ngo ubisuke mu bigugu, ntabwo bishobora kuvangwa. Kubera ko Yesu yavuze muri Mariko igice cya 2 ku murongo 21, aravuga ngo nta muntu udoda ikiremo cy'igitambaro gishya mu mwenda ushaje. Wabigira utyo, cya kiremo gishya cyata wa mwenda ukarushaho gucika cyane. Ntabwo ibishyashya bivangwa n'ibigugu. Tugomba kudaha ibigugu tugahunika. Turadaha ibigugu duhunika ibishya. Turamara ibyumweru 2 duhanze amaso mu ijuru ngo ibigugu bivemo, Imana ihunike ibishya, maze izina ry'Imana yacu rishyirwe hejuru. Ndagira ngo mbabwire ko mu myaka 2000 ishize Yesu yaganiraga na Yohana. Byandikwa mu Byahishuwe igice cya 3 ku murongo wa 20. Aramubwira ngo ubu mpagaze ku rugi. Mpagaze? Yesu ati mpagaze ku rugi. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Haleluya. Yarashoboye kwinjira n'imbaraga, yarashoboye guhita ajyamo. Ni umuremyi akaba n'umucunguzi, ariko ntabwo yahisemo kubigenza atyo. Tugomba kubanza kudaha ibigugu kugira ngo duhunike ibishya. Haleluya. Tugomba gusohora umwanzi, tugakura muri twe imigirire ye, maze Kristo maze igihe kirekire ku rugi akinjira mu mitima yacu tugasangira, maze izina ry'Imana yacu rigashyirwa hejuru. Icyaha cyatubayemo ikigugu, icyaha cyadutinzemo. Twagerageje uburyo bwose kubyikorera, ariko byaranze. Ariko reka nshimire Imana yuko iki cyaha kigize akaraha kajyahe. Iki kigugu kiturimo kigize indakoreka. Tuzamura umusozi no kugicanira umuriro w'amasengesho ngo gishe, maze izina ry'Imana yacu rihimbaza. Mu gitondo tuzaba turi ahantu, ku mugoroba tuzaba turi ahantu. Iki kigugu turagicaniriza amasengesho, kandi tuzakomeza gusukamo amazi ariyo Mwuka Wera. Haleluya. Data wa twese yamudusezeraniye nk'imvura. Imana yadusezeraniye Mwuka Wera nk'imvura. Niwe twiteguye kumena muri iki kigugu, maze tugacaniriza amasengesho. Bizaba mu gitondo, bizaba ku mugoroba. Dufite ibyiringiro ku Mana yuko tugiye kudaha ibigugu tugahunika ibishya. Haleluya. Dushikamye mu masezerano, dushikamye mu isezerano,
kubera yuko Yesaya 43 umurongo wa 18 n'umurongo wa 19 Imana iravuga ngo ibya kera ntimubyibuke. Haleluya. Ibyashize mwe kubyitaho. Kandi reka mbabwire, Imana nivuga ikavugana nawe ikaguha isezerano, uryakirize kwizera uvuga uti bibe bityo. Turabihina mu ijambo rigufi tuvuge ngo amen. Haleluya. Imana iradusezeranira muri Yesaya 43 umurongo waho wa 16 ugakomeza ukagera kwa 19 iravuga ngo ibya kera ntimubyibuke, ibyashize mwe kubyitaho, ngiye gukora ikintu gishya. Haleluya. Nababwiye ngo Imana niguha isezerano uryikiriza utamera. Imana itigiye gukora ikintu gishya. Imana itigiye gukora ikintu gishya. Ngiye guharura inzira mu butayu. Ngiye kumena amazi mu kidaturwa. Iyo usomye Ezekiyeli igice cya 36 umurongo wa 26 yavuze ngo nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, nzabashyiramo umutima woroshye, nzabaha umwuka mushya. Twiringiye yuko yabivuze izabisohoza. Haleluya. Tuzamuha umusozi no kugira ngo tudahe ibigugu maze duhunike. Tuzamuha umusozi no kugira ngo Imana ikure imigirire y'umwanzi mu mitima yacu, idukure n'ibyaha byigize ibigugu, ibi byaha twazanye mu itorero, ibi byaha twajyanye mu nshingano, ibi byaha twakoranye umurimo bidutinzemo, bitumazeho iminsi, bibaye ibigugu, ariko turashaka ibishya. Haleluya. Iri sezerano ry'Imana risohora mu mitima yacu, maze Imana ikadukuramo umutima ukomeye nk'ibuye, ikaduha umutima woroshye nk'uko ibisezeranye, ikadusukira Mwuka Wera. Ibishya bizaba bitugezemo maze tuvuge zawe yo gushima Imana, izina ry'Imana yacu rishyirwe hejuru. Umuririmbyi w'indirimbo y'125 wari wamaze kudaha ibigugu, wari wamaze guhunika ibishya, yaravuze ngo nk'uko izuba rituvira rikarabagirana niko umucyo wo mw'ijuru wamusabye mu mutima. Hati mbega umucyo w'agatangaza, ineza y'Umwami Yesu yatemberaga mu maraso ye. Iyo mibereho mishya tumaze guhunika ibishya itugirirweho muri aya materaniro. Kwa kabiri igice cya 4 umurongo wa 16 nicyo gituma tudacogora, kuko nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya. Ibyo nabyo twiringiye yuko Imana irabidukorera kubw'uyu musozi tuzamutse, kugira ngo tudahe ibigugu kandi duhunike ibishya. Haleluya. Bene data, dufite isezerano cyaka kugira ngo uryumve nk'iryawe. Mugiye kubumbura umubare we mu gice cyaho cya 26 maze guhera ku murongo wa 4 kugera ku murongo wa 10 mbabwira amasezerano agera kuri 7 yacu, kandi natwe tuguza amen. Haleluya. Abarewi mu gice cyaho iyo usomye umubare w'igice cya 26 uhereye ku murongo wa 4 hari ibintu Imana izakorera Abisirayeli bayumvira. Haleluya. Hari ibintu Imana izakorera abanyengiryi nibayumvira. Hari ibintu Imana izakorera abanyarutongo nibayumvira. Hari ibyo Imana irakorera abadivantisi b'umunsi wa 7 bari kuri uyu musozi nibayumvira. Haleluya. Hari ibintu Imana izakorera abashyitsi bazagera hano nibayumvira. Haleluya. Amwe mu masezerano 7 muri gusoma mu mubare w'igice cya 26 ku murongo wa 4 Imana iradusezeranira ngo nzabavubira imvura mu gihe cyayo. Nzabavubira imvura mu gihe cyayo. Dushimye Imana ko izatuvubira imvura mu gihe cyayo. Ndetse irindi sezerano ikadusezeranira itubwira ngo imirima yanyu izera imyaka, kandi n'ibiti byo mu gasozi bizera imbuto. Haleluya. Ndashimira Imana yadusezeraniye itubwira ko nituyumvira, nitudaha ibigugu, niduhunika ibishya, ingunzu nizibura imyanya mu mitima yacu, Mwuka Wera nagira icyicaro muri twe, Kristo watambwe natembera mu maraso yacu. Imana iduha irindi sezerano rivuga ngo ihura rizagera mu isarura, kandi isarura rizagera mu ibiba, ntabwo tuzicwa n'inzara. Haleluya. Iyi Imana ikavuga ngo muzarya muhage maze muryame mu gihugu cyanyu amahoro.
idusezeraniye itubwira ngo muzaryama nta nduru mwumva ntawe ubabujije amahoro, izina ryayo nirishyirwe hejuru. Data wa twese akadusezeranira ati nzabagwiza mbororotse, nzabagirira neza. Yadusezeraniye umugisha, izina rye nirihimbazwe. Mu nsanganyamatsiko y'ibyumweru bibiri, abari igice cya 26 umurongo wa 10, Data ati muzagira ibigugu bya kera maze mudahe ibigugu, muboneho muhunike ibishya, nta nzara izongera kutwica, ntabwo tuzabura ibyo kurya, ntabwo tuzabura amazi, kandi iyi nda ntimuyishyire imbere. Turashaka ko zuba ryo gukiranuka avira ubugingo bwacu. Turashaka ko ibiryo bivuye mu ijuru biturutse mu ijambo ry'Imana bihaza imitima yacu. Turashaka ko Mwuka Wera asaba ubugingo bwacu. Ndasaba Data waguhamagaye akakuzana muri aya materaniro, akumvisha ikigugu cy'icyaha cyagutinzeho, maze udahe ibigugu uhunike ibishya. Data avugane n'umutima wawe. Data yumvishe umutima wawe. Data kudahe n'ibigugu aguhunike n'ibishya mu izina rya Yesu.